ntabwo byashoboka uri umuntu ashobora kuguha ibintu byose ariko ntabwo iyo mwanya akavateka mushakire ibintu bizagutunga ariko nta mwanya guha urukumva nta mwanya guha kuba hafi yo kubwira ati umwana wanjye bimeze gutya rero aba bana bakina abantu nk'ababyeyi mujye mutuba hafi mujye muba hafi abana banyu uko navuga njye narakuze mujye muba hafi muwara hafi no kuduhamagara nuko habaye ibintu nk'ibi ngibi mujye muhamagara muze mubasure babamenye ko muri bakuru babigireho kandi natwe tubigireho reka turacyari batereka tubigireho pe kuko ngeze mpamvu nari mpagaze hariya umuntu aba ari kwibaza uri kumva ubuzima bwose from the beginning kabisa umuntu akibaze nk'ubu ngubu numbabariye kabisa umuntu yavuga ibintu bababaje ntabwo ari kuvuga ngo anything kabisa mujye mutuba hafi kandi ejo bundi hari ikintu Apostle yavuze mumbabarire aravuga ati dukundane ijambo rimwe bari riremere kurusha andi magambo yose aba dukundane ibyabaye byose tubabarirane twese uzabona ijuru gute wowe ujya gusenga ujya mu rusengero uzabona ijuru gute utabarira amateka ki mu by'ukuri muri iyi myaka kuva covid yatangira nize ibintu byinshi kugeza ubu ngubu na n'ubu ndakiga ibintu byinshi ikintu cya mbere nize mu buzima ni ugushimira umuntu akiriho agihumeka ukamwereka urukundo akiriho ukamufasha akiriho ukamukunda akiriho byose ukabikora akiriho agihumeka kuko ngubu nubwo yatuvuyemo Imana nyine niyibona we ntabwo abibona kuko yavuye mu kuri mu twebwe ariko tujye dushimira abantu sorry nanjye ndimo bakiriho umuntu akugiriye neza umuntu wagufashije umuntu umufasha baraho bwose umuntu waguhaye ibyishimo umuntu wagufasha akariko kose muri ubu buzima turimo ko ntabwo bworoshye ujye utumishimira akiriho rwose agihumeka nibyo byiza kugira ngo nawe ubibone kuko ikintu kimbabaza nuko utayibona niyo mpamvu nabonye ndi hariya mba ndi kubaza byinshi ese ibi bintu arayibona ntabwo ayibona yuko Imana ibibona kandi Imana ireba imitima ntabwo ireba ibi byose ntabwo bigiye ireba imitima y'umuntu ari wese uri ahangaha ntabwo dufite amaboko y'umutima mba ndi hariya ndi gutekereza nkareba ese Imana ibi byose urayibona ndabizi ko ubibona ureba imitima y'abantu uri ahangaha ababaye uri ahangaha yishimye umwuzurize ibyishimo cyane n'umunezero we ndashimira umuryango watubaye hafi n'inshuti n'abavandimwe ariko mu by'ukuri hashize umwaka Jepo yaratashye umuntu yavuga agahora avuga mpaka ntabwo ari iminsi ibiri si n'ukwezi si n'umwaka si n'iki mpaka ariko buriya guceceka kuko Imana yonyine niyo utura ibintu byose umwana w'umuntu ntabwo amutura ibintu nawe afite ibye ariko Imana niyo itura ibintu byose kuko ni Imana nyine ariko mu by'ukuri ntabwo ubuzima ndetse nshaka no kuvuga byinshi ubuzima ntabwo bworoshye rwose kuko Jepo yari yafatiye runini aba bana ko mu Rwanda uyu ni mukuru wa Chloe uyu ni Kristo uyu ni Chloe bavindimwe kuri papa wabo mu by'ukuri ntabwo byarashimishije cyangwa se ntibyanashimishije kubona umuntu tuzi yanga kureba abana be babaye babaho nabi ntabwo byabishimishije kandi mwerekana urukundo tuvuga uburyo yagize gute tuvuga iki ibintu byose byagiye gukora abandi barira dore nguyu ugiye kuri dore ngaba abangaba nibo basigaye yasigiye iyi si yasigiye abavandimwe asigiye inshuti muri kumva so ikinyarwanda cyanjye mvuga nabi ntabwo sinzi ndi kugerageza kuko nanjye am panicking I'm traumatized ntabwo umwaka ntabwo wabihagije kuko umuntu aba agikomeye nagerageje gukomera yewe kuko nizeye Imana kurusha ibintu byose urumva rero sinzi icyo twakwifuza
umuryango wakwifuza cy'inshuti twese twakwifuza ushobora kuba narabyaye nawe ariko nayo inshuti ye urundi ruhande nta mwenda aca ups and downs nta utajya nta ariko mu by'ukuri nk'abavandimwe n'inshuti mu muryango bose mwese abana banyu icyo ni cyane buriya ngiye kimwibukaho gikomeye ngiye ko yakundaga abana no matter what byabaga byose njye kambwira ngo sigira umwana kora iki ngiki umwana wanjye ameze gute mpe gira gutya umwana wanjye rero kuba yarasize abana bangana gutya nawe ntabwo yagiye ariko yishimye abasize ariko atarabona bakuru ndabasabye njyewe mpagaze nk'ababyeyi babo rwose uyu fifa adahari uyu yabuha uwundi wanjye namureba adahari nta muntu uhari amamagaye namwitaba namutabara nagira gute n'uyu nawe muramubwira nti uyu mukuru wawe nta wundi mukuru wawe kuri ufite n'umwe muje amaraso uretse uyu nguyu muzakundane muzamenye mukundane n'abandi from experience niko bandivuga kuko bandize nuko nakuze mbona isi n'abantu n'imiryango niko nanjye mbakura mbabwira sorry ntabwo nimwe mwifite muzakundane kuko nicyo se yashatse kuva na kera yashatse arabyara ashaka abana be b'abakobwa noneho amplis bakura bakundana ngiye kuvuga amagambo akomeye nka mumbabarire bakura bakundana ahangaha arishimye kandi ikindi kintu cyamushimisha ahangaha uretse abana kuba bari kumwe baje bagakurana kandi ikintu cyashimisha umubyeyi nanjye ndamutse ngiye tunashimye ni ukubona abana nanjye ndi imfubyi nubwo mbona ngo ndi imfubyi so ubwo ndabyumva ijana ku ijana uko bimeze rero ikindi ni uko mwaba hafi abana hari na proje abashaka kudufasha ababishinzwe baba bashaka gufasha abana tuba dufite nako dufite story that we have nini kandi twabasaba ubufatanye bwanyu kuri abana kugira ngo bakure n'abana b'abakobwa bashobora kuzaba abantu bakomeye nako bazanaba why not bazana abantu bakomeye ahubwo bazayibukire ese papa yabanye n'abandi ni abaye bantu kuko nyine ko nakuze mama yabanye n'abaye bantu bambaye hafi bakamfasha narabonye aho ngeze imyaka ngezemo abana ko bagomba kugarira papa yabanye n'abantu bose bamumariye iki urukundo bambara mufite nimeze gute kandi abana b'abakobwa bazashyingirwa babyare bagira ingo mukubafasha mu buryo bwose mushoboye bwaba ari inama bwaba ari kuba protectinga bwaba any kind of way muzabe hafi kuko ntabwo bitworoheye nk'ababyeyi twebwe kuko na mama sinzi wenda mama hari ibintu atashobora kuko ntabwo byashoboka uri umuntu umwe ashobora kuguha ibintu byose ariko ntabwo uwo mwanya akavateka mushakire ibintu bizagutunga ariko nta mwanya guha urukumva nta mwanya wo kuba hafi yo kubwira umwana wanjye bimeze gutya rero aba bana bakina abantu nk'ababyeyi mujye mutuba hafi mujye muba hafi abana banyu uko navuga njye narakuze mujye muba hafi muba hafi no kuduhamagara nuko habaye ibintu nk'ibi ngibi mujye muhamagara muze mubasure babamenye ko muri bakuru babigireho kandi natwe tubigireho reka turacyari batereka tubigireho pe kuko njyewe mpamvu nari mpagaze hariya umuntu aba ari kwibaza uri kumva ubuzima bwose from the beginning kabisa umuntu akibaze nk'ubu ngubu numbabariye kabisa umuntu yavuga ibintu bababaje ntabwo ari kuvuga ngo anything kabisa mujye mutuba hafi kandi ejo bundi hari ikintu Uncle Austin yavuze mumbabarire aravuga ati dukundane ijambo rimwe bari riremereye kurusha andi magambo yose aba dukundane ibyabaye byose tuhabarirane twese uzabona ijuru gute wowe ujya gusenga ujya mu rusengero uzabona ijuru gute utabarira
udashobora kubera ngo wowe ibintu byose Imana yaguhaye ugire gute ukunda abana bawe ukunda inshuti ukunda abavandimwe ndabashimira ko mwaje umuntu yavuga byinshi kuri amarangamutima yavuga byinshi pe ariko nta Imana yonyine izi umutima w'umuntu turanakomereza mu rugo ntabwo turangije dusoje ariko reka dushyirangabo twavuga byinshi kuba yafite yatsa ku ruhushya ko atari buvuge kandi nabimwemereye reka dusore gahunda yindi nibwo Sharifa avuze amagambo akomeye afite umutima gasesekara ku muntu kuri ibyo avuze n'ibyo yashaka kutubwira birashoboka ko umwanya tubonye ari uyu nta handi wenda